ibikorwa byawe byo gukiranuka bishobora gutuma Imana imanuka ikakugirira neza, ikagutabara, ikakurwanirira, ikaguha umugisha, ikakurinda bitewe n'ibikorwa byo gukiranuka Imana ibonye muri wowe. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora kukurinda bidaturutse ku bikorwa byo gukiranuka urimo uyu munsi, ahubwo biturutse ku bikorwa byo gukiranuka Imana iri kubona imbere. Kuvuga ngo Imana yabonye gukiranuka iruhande rwawe ni igihe wifatanije n'umuntu, cyangwa se ukorana n'umuntu, cyangwa se ugendana n'umuntu urimo gukiranuka. Ntabwo ni ukuvuga ngo njye nshobora kuba ndi umunyabyaha, ariko gusa kuko nkorana n'umukiranutsi nkamugiriraho umugisha, nkahabwa umugisha atari uko njye nyiranuka, kubera gusa ko nkorana n'umukiranutsi. Nkahabwa umugisha atari uko njye nyiranuka, kuko gusa mfasha umukiranutsi. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni mwarimu Valens wongeye kugaruka mu nyigisho igambiriye guhindura ubuzima bwawe. Uko uzakomeza gukurikirana izi nyigisho, ndaguhamiriza ko ubuzima bwawe butazaguma uko bwari buri, kuko izi nyigisho nicyo zamanukiye no kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Ntabwo ari kugira ngo uzumve numara kuzumva ubuzima bwawe buguma uko bwari buri, kuko abaye ari ukumva inyigisho ubuzima bwawe bukaguma uko bwari buri, nta mpamvu yo kuzumva, nta mpamvu yaba ihari wajya wikorera ibindi ntuzumve. Ariko impamvu tugukangurira kuzumva ni ukubera iki? Nuko tuzi neza ko izi nyigisho zizahindura ubuzima bwawe. Rero ubushize niba mwarankurikiye neza, twigeze tuganira ku nyigisho ivuga ku hantu hatanu Imana ibona icyaha bigatuma yemera ko imibabaro igera mu buzima bwawe. Twigeze tubiganiraho ko hari ahantu hatanu Imana ibona icyaha bigatuma yemera ko imibabaro igera mu buzima bw'umuntu. Twigeze tubisobanura. Uyu munsi rero inyigisho nzanye isa nkaho ari opposite ya yindi twabonye ubushize. Ni ukuvuga ngo ibintu tugiye kuganira uyu munsi ni iki noneho? Uyu munsi tugiye kuganira, tugiye kureba noneho ahantu hatanu Imana ibona gukiranuka bigatuma yiyemeza kukugirira neza, kubera gukiranuka yabonye aho hantu tugiye kuvuga. Ni ahantu hatanu Imana ibona gukiranuka bigatuma yiyemeza kukugirira neza. Kuko murabyibuka ko no kubijyanye n'icyaha twavuze ko hari ahantu hatanu Imana ibona icyaha bigatuma yemera ko imibabaro igera mu buzima bw'umuntu. Iyo nyigisho ngira ngo warayikurikiye, niba utarayikurikiye ndagukangurira kujya kuri YouTube ugakurikira, uzabyumva neza. Noneho ibituzanye ni ugukiranuka. Tugiye kuvuga ahantu hatanu Imana ibona gukiranuka bigatuma yiyemeza kukugirira neza. Tugiye gutangira rero, biragusaba kugira ngo ukurikire nturangare, kuko ndabizi neza ko inyigisho izakugirira akamaro. Ahantu hambere Imana ibona gukiranuka bigatuma yiyemeza kukugirira neza ni nyuma yawe. Ni ukuvuga ngo hari igihe Imana ibona gukiranuka inyuma yawe bigatuma yiyemeza kukugirira neza. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora kukugirira neza, Imana ishobora kugutabara, Imana ishobora kukurwanirira, Imana ishobora kuguha umugisha kubera gukiranuka yabonye inyuma yawe. Aho ni ahambere, ndaza kuhasobanura, ubanza umurikire neza. Reka nongere mbisubiremo. Imana ishobora kukugirira neza, Imana ishobora kukurwanirira, Imana ishobora kuguha umugisha, Imana ishobora kukurinda bitewe no gukiranuka yabonye inyuma yawe. Aho ni ahambere. Tujye ku ha kabiri. Tugiye kuri ahantu ha kabiri Imana ibona gukiranuka bigatuma Imana yiyemeza kukugirira neza. Aha kabiri ni muri wowe. Ni ukuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo Imana ishobora kukugirira neza, Imana ikagutabara, Imana ikakurwanirira, ndetse Imana ikanakurinda kubera gukiranuka yabonye muri wowe. Aho ni aha kabiri. Tugiye ku ha gatatu, ko nababwiye ko ari hatanu.
ahandi hantu Imana ibona gukiranuka bikaba byatuma yiyemeza kukugirira neza ni imbere yawe. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora kukugirira neza, Imana ishobora kukurwanirira, Imana ishobora kuguha umugisha, Imana ishobora kukurinda kubera gukiranuka yabonye imbere yawe. Ubwo ni aha gatatu. Turakomeje tugiye kuha kane. Mwibuke ko nababwiye ko hari ahantu hatanu. Tugiye ku hantu ha kane. Imana ibona gukiranuka bigatuma yiyemeza kukugirira neza. Aha kane ni iruhande rwawe. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora kukugirira neza, Imana ishobora kukurwanirira, Imana ishobora kugutabara, Imana ishobora kukurinda bitewe no gukiranuka yabonye iruhande rwawe. Aho ni aha kane. Turakomeje tugiye ku ha gatanu. Aha gatanu Imana ibona gukiranuka ikaba yakwiyemeza kukugirira neza ni muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora kukugirira neza, Imana ishobora kukurwanirira, Imana ishobora kukurinda, Imana ishobora kuguha umugisha bitewe no gukiranuka kuri muri Yesu Kristo. Turaza kubisobanura, wenda aka kanya mbivuga gutya ushobora kutabisobanukirwa, ariko ninangira kubisobanura uraza kubyumva neza. Twumvishe rero ahantu hatanu. Aha mbere ni inyuma yawe, aha kabiri ni muri wowe, aha gatatu ni imbere yawe, aha kane ni iruhande rwawe, aha gatanu ni muri Yesu Kristo. Turatangiye rero tugiye kujya mu bisobanuro. Birasaba kugira ngo ukurikire neza kugira ngo usobanukirwe iyi nyigisho. Twabonye ko ahantu hambere Imana ishobora gukiranuka, kubona gukiranuka ikakugirira neza ari inyuma yawe. Ni ryari tuvuga ko Imana yabonye gukiranuka inyuma y'umuntu? Ni ryari? N'igihe uyu muntu, n'igihe hari ibikorwa byo gukiranuka byakozwe n'abantu wakomotseho, noneho bigatuma Imana ikugirira neza kubera ko wakomotse kuri abo bantu, kubera ibikorwa byo gukiranuka byakozwe n'abo wakomotseho, bigatera Imana kukugirira neza bidaturutse mu gukiranuka kwawe, ahubwo biturutse mu gukiranuka kw'abantu wakomotseho. Ni ukuvuga ngo nk'ubu nkanjye Valens, umubyeyi wanjye cyangwa se abasokuruza abo nakomotseho bashobora kuba ari abantu bubahaga Imana, bakoreraga Imana, bakoraga ibikorwa byiza binezeza Imana, bigatuma njyewe Valens kubera ko nakomotse kuri abo bantu hari imigisha ntangira kubona ku buzima bwanjye, imigisha ntakoreye ahubwo imigisha nkomora ku bantu nakomotseho. Donc Imana iri kunyitura ibikorwa byiza byakozwe n'abantu nakomotseho. Ahangaha rero tugiye kujya muri Bibiliya kugira ngo tubyumve neza, kuko ibyo tugenda dusobanura byose turagenda dukoresha Bibiliya kugira ngo twumve niba na Bibiliya yemeranya n'ibyo turimo kuvuga. Tugiye kujya muri Bibiliya, tugiye gusoma mu kuva kabiri, igice cya kabiri, umurongo wa 24. Niyo tugiye gusoma. Mbere yuko tuhasoma reka manze mbabwira akambanza n'usobanura neza. Ni ukuvuga ngo tugiye kuvuga kuri Aburahamu n'abamukomotseho. Ni ukuvuga ngo Aburahamu uko dusanzwe tubizi ni umuntu wubahaga Imana. Ugiye mu Itangiriro 22, mu Itangiriro 22, mu Itangiriro 22 baratubwira ngo, reka tujye ku murongo wa 12, baratubwira ngo aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana. Ndagira ngo wumve Aburahamu yari umuntu wubaha Imana, ni umuntu wari uzwiho kubaha Imana cyane. Ndagira ngo ubyumve. Noneho biza gutuma Imana igirana isezerano na Aburahamu kubera ko kubaha Imana, ko izamuha umugisha ndetse igaha umugisha n'abazamukomokaho. Uko rero niko byagenze. Ni ukuvuga ngo bwa bwoko bwa Isirayeli bwari buri munsi y'ububata bwa Farawo. Ni ukuvuga ngo Farawo hari ubwoko bwa Isirayeli yakandamize abakoresha imirimo y'uburetwa, bagira umubabaro ukabije cyane bitewe n'uburetwa Farawo yari yabashyizeho. Noneho Imana ibona umubabaro abisirayeli barimo, nuko isubiza amaso inyuma, yibuka gukiranuka kwa Aburahamu n'isezerano yakoranye nawe, biza gutuma itabara ubwo bwoko bwa Isirayeli bidaturutse mu mirimo yabo yo gukiranuka, ahubwo gusa yibutse gukiranuka kwa Aburahamu kuko bakomokaga kuri Aburahamu.
ni bya bindi nakubwiye ngo Imana ishobora kukugirira neza bidaturutse mu bikorwa byawe byo gukiranuka, ahubwo biturutse mu gukiranuka kwabo wakomotseho. Ibi rero nibyo twavuze ngo Imana ishobora kukugirira neza, ishobora kukugirira neza bitewe no gukiranuka yabonye inyuma yawe. Reka dusome rero mu Kuva 2 umurongo wa 24, ngo Imana yumva umuniho wabo, niba n'Abisirayeli babandi bari muri Egiputa bari mu buretwa, Farawo yabashyize ku buretwa, ngo Imana yumva umuniho wabo, ngo yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Bagira ngo wumve, Imana yabonye Abisirayeli bari mu buretwa, barimo kubabazwa na Farawo, noneho Imana ibonye gukiranuka inyuma yabo, Imana isubiza amaso inyuma, yibuka gukiranuka Aburahamu yagiraga, noneho yibuka n'isezerano yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Kubera gukiranuka kwabo biza gutuma Imana itabara Abisirayeli, itabitewe n'imirimo myiza bari gukora, itabitewe no gukiranuka barimo, ahubwo biturutse gusa ku gukiranuka kwabo bakomotseho. Ibi rero ngira ngo kirumvikanye, ni ukuntu Imana ishobora kukugirira neza bitewe gusa no gukiranuka yabonye inyuma yawe, gukiranuka kwabo wakomotseho. Aha ngaha turaharangije, tugiye kuri 2. Tutarajya kuri 2, reka nongere ntango urundi rugero rumwe wenda ruza gutuma mubyumva neza. Reka tujye kuri wenda tuvuge kuri Loti. Mbere yuko tujya kuri 2, reka turebe ku mugabo witwa Loti. Ni ukuvuga ngo muribuka ko Imana yari igiye kubera ibyaha byakorerwaga i Sodoma, Imana yiyemeje kuharimbura kubera ibyaha byahakorerwaga. Ariko Imana i Sodoma iza kubona ko iza kumenya ko Loti ari Sodoma, kandi Loti nawe yari uwo mu muryango wa hafi wa Aburahamu. Imana itabara Loti bitewe na Aburahamu. Muzi ko Imana yatabaye Loti kugira ngo nawe atajya muri ririya tsembwa bitewe na Aburahamu, kubera ko yakomokaga mu muryango wa Aburahamu. Reka tubisomwe mu Itangiriro 19 umurongo wa 29, mwumva uko havuga. Itangiriro 19 umurongo wa 29. Itangiriro 19 umurongo wa 29 aratubwira ngo ubwo Imana yarimburaga imidugudu yo muri icyo kibaya, yibutse Aburahamu, yohereza Loti ngo ave muri iryo tsembwa. Ndagira ngo mwumve, ngo baratubwiye ngo ubwo Imana yarimburaga imidugudu yo muri icyo kibaya, yibutse Aburahamu, yohereza Loti ngo ave muri iryo tsembwa. Ni ukuvuga ngo Imana igiye gutabara Loti kubera gusa ko yibutse Aburahamu. Imana ishobora kugutabara gusa kubera ko yibutse gusa umuntu wo mu muryango wawe wagize igikorwa cyiza kora cyo gukiranuka. Imana ikagutabara kubera ko ukomoka kuri uwo muntu. Aha rero harumvikanye, ubundi noneho tugiye kuri 2. Kuri 2 twavuze ko Imana ishobora kukugirira neza, cyangwa se kugutabara, cyangwa se kukurwanirira, cyangwa se kuguha umugisha, cyangwa se kukurinda bitewe n'ibikorwa byo gukiranuka iri kureba muri wowe. Noneho ntabwo ari inyuma yawe, ni muri wowe. Noneho niryari tuvuga ko Imana yabonye gukiranuka mu muntu muri wowe indani, ni ukuvuga ngo ni ibikorwa byo gukiranuka wowe ukora, atari bya bindi noneho byakozwe nabo wakomotseho, ahubwo wowe ukora. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byawe byo gukiranuka bishobora gutuma Imana imanuka ikakugirira neza, ikagutabara, ikakurwanirira, ikaguha umugisha, ikakurinda bitewe n'ibikorwa byo gukiranuka Imana ibonye muri wowe biri gukorwa nawe, atari bya bindi twavuze biri inyuma yawe, ahubwo biri muri wowe. Tugiye mu Gutegekwa kwa 2:28, reka wenda duse n'abahasoma turebe uko hatubwira. Gutegekwa kwa 2:28 niho batubwira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Hasi rero baratubwira imigisha izaza ku muntu wubaha Imana, witondera amategeko y'Imana. Ni ukuvuga ngo niba Imana ibonye gukiranuka muri we, bigatuma iriya migisha imuzaho. Aha ni kuri 2, ni umugisha Imana iguha cyangwa kukurwanirira cyangwa kukugirira neza bitewe no gukiranuka ibonye muri wowe. Nibyo batubwiye mu Gutegekwa kwa 2 igice cya 28, ngo nugira umwete wo kumvira Imana no kwitondera amategeko yayo. Barimo barakubwira imigisha izakuzaho, nigiye gukiranuka kubonywe muri wowe. Urabyumvise?
noneho mu Itangiriro 24 umurongo wa mbere, Aburahamu Bibiliya itubwira ko Imana yari yahaye Aburahamu imigisha y'ubwoko bwose bitewe no gukiranuka Imana yabonye muri Aburahamu. Mu Itangiriro 24 umurongo wa mbere, ndagira ngo mwumve ukuntu havuga, mujye munyihanganira dukoreshe Bibiliya. Itangiriro 24 umurongo wa mbere haratubwira ngo Aburahamu yarashaje ageze mu zabukuru, ngo kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Imana yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose bitewe n'iki? Bitewe no gukiranuka Imana yabonaga muri Aburahamu, biza gutuma imuha umugisha. Ubwo rero ko no kuri kabiri ngira ngo turabyumvise, nuko Imana ishobora guha umuntu umugisha, kumugirira neza, kumutabara, kumurwanirira, kumurinda bitewe n'ibikorwa byo gukiranuka iri kubona muri we. None tugiye kuri gatatu twavuze ko Imana ishobora kukugirira neza cyangwa ikakurwanirira cyangwa ikakurinda, noneho bitewe no gukiranuka ibonye imbere yawe. Noneho niryari tuvuga ko Imana yabonye gukiranuka imbere y'umuntu, akanako ushobora kukibaza ukavuga uti se noneho Imana niryari twavuga ko Imana yabonye gukiranuka imbere yanjye? Reka tubisobanure neza biraza kumvikana. Hari igihe umuntu aba ari mu buzima bw'ibyaha, hari igihe umuntu aba ari mu buzima bwo gukiranirwa, hari igihe umuntu rwose ashobora kuba ari mu buzima bwo kutubaha Imana, yigenga, yikorera ibyo ashaka byose, yiyobora. Ariko Imana kubera ko ari Imana ireba mu itangiriro ikamenya n'iherezo, Imana ireba kuva mu itangiriro kugeza mu iherezo, Imana ikabona uwo muntu azageraho agahindukira akaba umuntu wubaha Imana, ukora ibikorwa binezeza Imana. Imana ikabona ko azabikora mu gihe kizaza, ko ibyo arimo uyu munsi azagera hakabivamo, akazahinduka umuntu wubaha Imana, ukora ibikorwa binezeza Imana. Bigatuma Imana yakurinda, yagutabara, yakurwanirira, yakugirira neza, yaguha umugisha bitewe no gukiranuka ibonye imbere yawe, kubera ko izi ko ibyo urimo uyu munsi uzagera ukabivamo, ukagendera mu gukiranuka. Ahangaha rero nitujya muri Bibiliya naho turaza gutanga urugero. Hano ndaza kubaho urugero rw'umuntu bita, ndabaho ingero z'abantu babiri. Uwa mbere ni Mose, uwa kabiri ni Sawuli. Kuri Mose dore ukuntu byagenze. Muzi ko Mose nawe ntabwo twiyo tumuvugaho cyane. Muri Mose muraza gusoma munuza mu Kubara 12, Mose ni umuntu rwose wubahaga Imana ku buryo n'Imana yamutangagaho urugero, ikavuga iti abandi njya mbagenderera mu mwiyerekwa, mu nzozi, mu migani, atariko Mose kubera ukuntu anyubaha, we twivuganira nk'uko umuntu avugana n'undi. Ni ukuvuga ngo Mose yubahaga Imana ku buryo n'Imana ubwayo yahamyaga ko Mose yayubahaga. Noneho dore ukuntu byagenze. Mose akiri umwana mutoya, akiri umwana w'uruhinja, murabyibuka ibyamubayeho, hari hariho gahunda yo kwica abana b'abahungu. Na Mose uzi ko yari yavutse ari umwana w'umuhungu, ni ukuvuga ngo nawe yari mu bantu bagombaga kwicwa. Noneho aza guhishwa mu rufunzo hafi y'amazi, baza kumubohera akato bamushyira mu rufunzo. Muzi uburyo Imana yamurinze ari mu rufunzo, ndetse ikaza gukora ku mutima w'umukobwa wa Farawo, akaza aje kwiyuhagira muri ayo mazi yari hafi aho ngaho. Noneho Imana yarinze Mose, imurindira muri ruriya rufunzo, iramutabarira, murwanirira, ndetse ihagurutse umukobwa wa Farawo kuza kumufata kugira ngo ajye kumurera. Muzi uburyo Mose Imana yabanye nawe akiri umwana w'uruhinja. Ni ukuvuga ngo icyo gihe yari ruhinja, nta bikorwa byo gukiranuka yari yagatangiye gukora, ko yari umwana nyine, yari uruhinja. Ariko muzi impamvu Imana yarinze Mose, muzi impamvu Imana yagiriye neza Mose akiri umwana, ikamurindira muri ruriya rufunzo yari arimo. Nuko Imana yabonaga gukiranuka imbere ye. Imana yari izi ko Mose azaba umukozi wayo ukomeye, ko azayubahisha, ko azaba umuntu w'intangarugero imbere y'Imana, uzakora ibishimwa n'Imana. Biza gutuma Imana imurinda akiri umwana kubera gukiranuka Imana yabonaga imbere ye. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora kukurinda bidaturutse ku bikorwa byo gukiranuka urimo uyu munsi, ahubwo biturutse ku bikorwa byo gukiranuka Imana iri kubona imbere yawe. Uranyumvise? Biturutse ku bikorwa byo gukiranuka Imana iri kubona imbere yawe. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu iki kintu mujye mukitondera. Buriya hari umuntu Imana irindira no mu kabari, babandi bamwita ngo nabasinzi, babandi mwigo mucira imanza muvuga ngo bari mu byaha bitandukanye. Buriya hari umuntu buriho uburinzi bw'Imana buteye ubwoba, kandi ari umusinzi agenda adandabirana mu muhanda. Kubera iki? Kubera ko Imana izi ko ibyo bintu ari mu uyu munsi
ejo azabivamo, ko ahubwo azahinduka umukozi w'Imana ukomeye, ndetse akaba yaruta n'abakozi b'Imana tubona uyu munsi, bikaza gutuma Imana imurindira mu byaha bye. Wari uzi ko Imana ijya irindira umuntu mu byaha bye? Kuko ubona ko ibyo byaha azabivamo akazakora ibikorwa byo gukiranuka, bigatuma Imana imurinda akiri mu byaha, kuko Imana ibizi akazoza k'uwo muntu, ibizi aveniriye, ibizi ukuntu azagera hakabivamo agahindukirira Imana. Uko niko byagenze kuri Mose. Tugiye no ku mugabo bita Sawuli. Sawuli buriya nawe muzi ko yatangiye atoteza itorero ry'Imana, ndetse no mu iyicwa rya Stefano murabizi ko Sawuli yashyigikiye iyicwa rya Stefano, ye bamuteraga amabuye. Ni ukuvuga ngo Sawuli yatotezaga abantu bavugaga Yesu, ariko Imana yari ibizi neza ko nubwo arimo atoteza itorero ry'Imana, ko igihe kizagera agahindukira akaba umukozi w'Imana ukomeye. Byatumye Imana imurindira muri bya byaha bye yakoraga, kubera ko yari izi neza ko azagera hakabivamo. Imana imugirira neza bitewe no gukiranuka yabonaga imbere ye. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo reka dusome mu byakozwe n'intumwa 9:15, wumva ukuntu havuga. Ibyakozwe n'intumwa 9 umurongo wa 15. Ibyakozwe n'intumwa 9 umurongo wa 15, uturutse hano hejuru ku 10 baratubwira umugabo bita Ananiya, hari ukuntu Yesu yamubonekeye, noneho amwohereza kujya kurambika ibiganza kuri Sawuli kugira ngo ahumuke, kuko yari amaze igihe atabona, yari amaze iminsi atari impumyi atabona. Noneho Imana ihagurutsa Ananiya kugira ngo ajye kumurambikaho ibiganza ahumuke. Nagira ngo mwumve ko Imana itangiye kugirira neza Sawuli, itangiye kumugirira neza. Noneho Ananiya kubera ukuntu yari azi Sawuli ibyaha yabagamo n'ukuntu yatotezaga itorero ry'Imana, ashaka kutajyayo, gutangira gukonveka Yesu, amubwira atari ko suriya muntu n'ibikorwa yakoraga, ntabwo yumva ukuntu agiye kumurambikaho ibiganza ngo ahumuke. Yesu rero kuko yari azi ko Sawuli mu gihe kizaza azagera agahindukira akabivamo, ndagira ngo mwumve amagambo yabwiye Ananiya. Yaramubwiye ngo umwami aramusubiza ati, genda kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisirayeli, ngo nanjye nzamwereka ibyazababazwa nawe uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Ni ukuvuga ngo ba Ananiya bo bari bakirebera Sawuli mu ishusho y'ibyaha uko bari bamuzi, ariko Yesu ari kureba imbere y'ukuntu azababazwa bamuhora izina rye. Biza gutuma Imana itegeka Ananiya kujya kurambika ibiganza kuri Sawuli kugira ngo ahumuke. Ni ukuvuga ngo Imana yatangiye kumugirira neza ataratangira ibikorwa byo gukiranuka, kubera gusa gukiranuka yabonye imbere ye. Iki ngiki rero nacyo ngira ngo kirumvikanye, ku buryo ni ukuvuga ngo Imana ishobora kukurinda atari uko ukiranuka uyu munsi, ahubwo iri kubona gukiranuka imbere yawe. Tugiye kuri 4 rero, ariho habanziriza hanyuma. 4 twavuze ko Imana ishobora kukugirira neza, Imana ishobora kukurwanirira, Imana ishobora kugutabara, Imana ishobora kukurinda, Imana ishobora kuguha umugisha bitewe no gukiranuka ibonye iruhande rwawe. Ni ryari rero tuvuga ko Imana yabonye gukiranuka iruhande rw'umuntu? Kuvuga ngo Imana yabonye gukiranuka iruhande rwawe ni igihe wifatanije n'umuntu, cyangwa se ukorana n'umuntu, cyangwa se ugendana n'umuntu urimo gukiranuka. Ntabwo ni ukuvuga ngo njye nshobora kuba ndi umunyabyaha, ariko gusa kuko nkorana n'umukiranutsi nkamugiriraho umugisha, nkahabwa umugisha atari uko njye nyiranuka, kubera gusa ko nkorana n'umukiranutsi. Nkahabwa umugisha atari uko njye nyiranuka, kuko gusa mfasha umukiranutsi. Nkahabwa umugisha atari uko njye nyiranuka, kuko gusa ngendana n'umukiranutsi nkabana nawe tugakorana, donc hari ibintu duhuriyeho bikaza gutuma muboneraho umugisha kandi njye ntari umukiranutsi. Ni ukuvuga ngo Imana ishaka kukugirira neza bitewe no gukiranuka ibonye iruhande rwawe. Tugiye gutanga urugero, tugiye muri Bibiliya, nabwiye ko tuzadukoresha Bibiliya kugira ngo byumvikane neza. Ngiye kubaha urugero rw'umuntu ngiye kubabwira kuri Yosefu na Potifari. Ni ukuvuga ngo Bibiliya itubwira ko igihe Potifari yiyemeje gukorana na Yosefu,
akamushinga iby'urugo rwe byose ngo Yosefu abe ari we ubushingwa. Uzi ukuntu byagenze? Bibiliya itubwira ko Potifari ngo yahawe umugisha ku bwa Yosefu. Ntabwo ari ko Potifari nta bikorwa byo gukiranuka Bibiliya imubwiraho. Uburyo nababwira ni wenda yavugaga ubutumwa yakoraga iki binezeza Imana. No, umuntu tubiziho ni Yosefu. Ariko Bibiliya itubwira ngo Potifari yahawe umugisha ku bwa Yosefu kuko yakoranaga. Imana yabonye gukiranuka iruhande rwa Potifari biza gutuma Imana iha Potifari umugisha. Imana yabonye Yosefu gukiranuka kuri muri Yosefu kandi Potifari akorana nawe biza gutuma Potifari nawe ahabwa umugisha ku bwa Yosefu. Ni ukuvuga ngo Imana yabonye gukiranuka iruhande rwawe ni igihe ukorana n'umukiranutsi ugendana nawe hari ibyo muhuriyeho bikaza gutuma umugiriraho umugisha. Reka tujye muri Bibiliya dusome Itangiriro 19, Itangiriro 39 umurongo wa 5. Itangiriro 39 umurongo wa 5 baratubwira ngo duhereye kuri 3 haranditse ngo shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe. Ndagira ngo wumve Potifari ngo abona ko Uwiteka ari kumwe na Yosefu, ngo kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyakozeho cyose. Hano handitse ngo Yosefu amugiriraho umugisha aba ari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Ndagira ngo wumve ibintu Potifari ashinze Yosefu. Ni ukuvuga ngo Potifari na Yosefu bagiye gukorana. Umva kuri 5 ukuntu bavuga ngo uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'iki bintu bye byose, ngo Uwiteka ahumugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Aka niko ndashakaga, ngo Uwiteka ahumugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Ntabwo ari kubwo gukiranuka kwe cyangwa se hari ibindi bikorwa byo gukiranuka yakoraga, no, ngo ku bwa Yosefu. Ni ukuvuga ngo Potifari yahawe umugisha kubera umuntu uri iruhande rwe, kubera umuntu bakorana w'umukiranutsi. Ndagira ngo iri banga nari bimenye mu buryo bw'umwuka. Tunavuye kuri uyu nguyu tukajya wenda hari n'undi mugabo bita Labani. Wari uzi ko Labani yahawe umugisha ku bwa Yakobo? Ni ukuvuga ngo Labani yahawe umugisha kubera iki? Kubera Yakobo. Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro 30, Itangiriro 30 27, Itangiriro 30, Itangiriro 30 27. Umva ukuntu havuga ngo Labani aramubwira ati, icyama nkakugiriraho umugisha kuko nahanuye yuko ari ku bwawe Uwiteka yampereye umugisha. Ndagira ngo wumve ngo nahanuye yuko ari ku bwawe Uwiteka yampereye umugisha. Uwiteka yahaye umugisha Labani ku bwa Yakobo. Ndagira ngo ibi bintu byumve. Hano ho mfite ingero nyinshi muri Bibiliya ku buryo nshatse kuzivuga zose byaba birebire cyane. Niyo mpamvu ngerageza kubihinira muri make kuko mfite ingero nyinshi cyane. Nababwira n'umuntu witwa Rahabu. Rahabu muramuzi ko bavuga ko ari indaya, ariko muzi uburyo Rahabu yarinzwe kubera ibyo yakoranye n'abatasi. Murabizi ko Rahabu yarinzwe kubera iki? Kubera gukorana n'abatasi, kandi yarizwaga ngo ni indaya. Ubuse umugore w'umushunemukazi murabizi ibyo yakorewe kubera gusiki, kubera Elisa. Hari ukuntu yabonye Elisa ko ari umuntu w'Imana, nuko yiyemeza kumucumbikira we kugira ngo atazongera kubura icumbi, ndetse yiyemeza kujya mugaburira mutegurira n'icyumba. Ndashaka mbabwire ko uriya mugore w'umushunemukazi yahawe umugisha kubera Elisa. Yahawe umugisha kubera Elisa gute? Ni ukuvuga ngo nubwo yari umukire ariko yari adafite umwana, nuko biza gutuma kubera ibyo bikorwa yakoreraga Elisa biza gutuma ahabwa umwana atagiraga, kubera ko ntabwo ari uko yakiranukaga, ahubwo Imana yabonye gukiranuka iruhande rwe biza gutuma imuha umugisha. Rero nagiye muri byinshi kuko ingero ni nyinshi muri Bibiliya, ngiye kuzivuga ntabwo nazirangiza, ariko dore inama nakugira aha ngaha. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akorana n'umukiranutsi, iyo umuntu agendana n'umukiranutsi, iyo umuntu afashe umukiranutsi cyangwa se hari ibintu bahuriyeho, ashobora kumuboneraho umugisha kandi wadakiranuka.
ndagira ngo byumve iki ngiki ngira ngo kirumvikanye. Nibyo twita rero ngo Imana iguhaye ishobora kuguha umugisha kubera gukiranuka ibonye iruhande rwawe. Ni umuntu ubonye mukorana, ni umuntu ubonye mugendana, ni umuntu ubonye ufasha, ni umuntu ubonye hari ibintu muhuriyeho ikamubonamo gukiranuka, bikaza gutuma nawe iguha umugisha kubera umukiranutsi ukorana nawe cyangwa ugendana nawe, gukiranuka ibonye iruhande rwawe. Tugiye gusoreza rero kuri 5 kuko twabonye ko ari ahantu 5. Tugiye kureba ahantu ha 5 ari naho hanyuma Imana ibona gukiranuka bigatuma yiyemeza kukugirira neza, bigatuma yiyemeza kukurwanirira, bigatuma ikwitaho kubera uko gukiranuka ibonye. Ahantu ha 5 rero dushorejeho ni muri Yesu Kristo. Gukiranuka muri Yesu Kristo, ahangaha rero ndagira ngo ubyumve neza. Uko rero ni ukundi gukiranuka kwahishuwe, niko Bibiliya ivuga. Hari ukundi gukiranuka kwahishuwe ariko wita ngo ni ugukiranuka kw'Imana, umuntu aheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yarageragejwe ariko ntiyigeze akora icyaha, yaradupfiriye abambwa ku musaraba ku bwacu, yarageragejwe mu buryo bwinshi ariko nta cyaha yigeze akora. Ni ukuvuga rero ngo iyo umuntu yakiriye Kristo mu buzima bwe, iyo umuntu yizeye Yesu, ni ukuvuga ngo hari ukundi gukiranuka Imana imubonamo bikaza gutuma imugirira neza kubera gukiranuka yamubonyemo, imurebera mu maraso ya Yesu Kristo, imurebera mu maraso ya Yesu. Bikaba byatuma Imana ikugirira neza atari ugukiranuka kwawe, ahubwo gukiranuka uheshwa no kwizera Yesu kubera ko Yesu ni umukiranutsi. Uranyumvise? Reka dusome, reka tujye muri Bibiliya kugira ngo mubyumve neza. Mu Baroma 5:18, Abaroma 5:18, Abaroma 5:18. Mu Baroma 5:18 batubwira ngo nuko rero ubwo igicumuro icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Ndagira ngo wumve, hari ugutsindishirizwa abantu bagahabwa ubugingo kubera gukiranuka kwari kuri muri Yesu Kristo, bigatuma uhabwa ubugingo, bigatuma utsindishirizwa. Ni ukuvuga rero ngo ushobora gutabarwa, Imana ishobora kukurwanirira, Imana ishobora kukugirira neza, Imana ishobora kugukorera ibintu byiza bitewe no gukiranuka ibona muri Yesu Kristo. Ariko ibingibi bituruka hehe rero? Ibingibi bisaba kuba waramwizeye, kuko uku gukiranuka ni ugukiranuka umuntu aheshwa, adaheshwa no kwitondera amategeko, adaheshwa nuko adakora ibyaha. Ni ugukiranuka guturuka mu kwizera Yesu. Nkuko bitubwira mu Baroma, reka dusome mu Baroma 3:22 ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu. Ni ukuvuga ngo kwizera Yesu nibyo biguhesha uko gukiranuka. Ni ukuvuga ngo iyo wizeye Yesu ukamwemerera ukamwakira mu buzima bwawe, hari ukundi gukiranuka Imana ikubonamo. Ni ukundi gukiranuka kudaturuka mu mirimo myiza ukora cyangwa kwitondera amategeko. Ni ugukiranuka umuntu aheshwa no kwizera Yesu Kristo. Imana ikakurebera mu ndorerwamo z'amaraso ya Yesu, ikakubonaho gukiranuka kandi wenda wiwe uri mu byaha. Aha rero niho hantu ha 5 tubonye kandi tunashorejeho Imana ishobora gukiranuka bigatuma ikugirira neza, igutabara, ikurwanirira. Ariko hari kondisiyo, biragusaba kwizera uwo Yesu, biragusaba kumwemerera ukamwakira mu buzima bwawe. Kuko mu byahishuwe 3:20 niho batubwira ngo ahagaze ku rugero akomanga, ngo niwumva ijwi ry'ugafungura ngo azaza musangire. Nasaba kugira ngo mufungurire urugi rw'ubuzima bwawe, hanyuma aze umuryango w'ubuzima bwawe aze musangire. Iyo umwizeye ukamwakira, hari ukundi gukiranuka Imana ikubonamo bigatuma ikugirira neza. Aha rero niho dushoreje. Ngiye gusoza nkusengera. Impamvu ngiye kugusengera ni ukugira ngo ibi bintu ubashe kubihagararamo neza. Ndagira ngo niba ushaka kubona kugira neza kw'Imana, ni ukuvuga ngo ugomba kuba uri umuntu uzengurutswe no gukiranuka. Ni ukuvuga ngo ugomba kwibikaho gukiranuka. Uku gukiranuka kose twabonye kugomba kuzenguruka ubuzima bwawe kugira ngo ubone kugira neza kw'Imana, sibyo? Rero mbere yuko nsenga ndashaka kubanza kukugira inama kuri navuze ngo gukiranuka Imana ibonye imbere yawe. Biriya byo ushobora kuvuga uti se biriya byo niki nakora niba Imana uvuga ngo irangirira neza kubera gukiranuka ibonye imbere yanjye, biriya byo nabyitwaramo ne kugira ngo nanjye uko kugirirwa neza n'Imana nkubone.
aho biragusaba gusa kugambirira ibikorwa byiza uzakora mu gihe kizaza, warangiza ariko ukabisengera ugasaba Imana kugira ngo iguhe imbaraga zo kuzabyubahiriza nk'uko wabyiyemeje. Ibyo byatuma Imana ikurindika kugirira neza kubera ibikorwa byiza uri guteganya gukora mu gihe kizaza, ariko bisaba kubisengera kuko umuntu ashobora kwiyemeza ariko akazananirwa kubikora kandi Imana ikabizi koko ko atazabikora. Niyo mpamvu umuntu yiyemeza warangiza ukanabisengera kugira ngo Imana iguhe imbaraga, noneho bikaba byatuma Imana ikurinda ikurwanirira kubera ibyo bintu wagambiriye kuzakora mu gihe kizaza. Rero reka dusenge kugira ngo Imana igufashe ubashe kubonekaho ku gukiranuka kose twabonye. Mana yacu, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, nsengeye uyu mugaragu wawe wateze amatwi iri jambo, ndakwinginze kugira ngo umugirire neza, umwambike imbaraga, umurengere kandi umwiteho. Byonyine gusa kuba yatanze iminota ye, kuba yemeye gukonsoma megabayiti ze, akumva iki cyigisho, by'ubwabyo ubimuhera umugisha. Hanyuma umuhe imbaraga kandi umushoboze kugira ngo abashe guhagarara neza muri izi nyigisho, umutandukanye n'icyitwa icyaha cyose, ahubwo umuhe gukiranuka kose Mana, kugira ngo abone kugira neza kwawe, kuko ndabizi ko nawe azahinduka umuhamya uzahamiriza abandi kuri Imana igira neza, bigatuma abanyabyaha bava mu byaha byabo, bigatuma abantu baguhindukirira kubw'ubuhamya buzaboneka mu buzima bw'uyu muntu wakurikiye iki cyigisho. Ndagushimiye ko ugiye kubikora, icyubahiro ni icyawe uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.